Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Skillnet Rwanda, nk'uko muri kureba kuri screen zanyu, aha ngaha turi ni kuri buysellorrent.com. Iyi ni website ihuza abaguzi, abakodesha ndetse n'abagurisha ibintu bigiye bitandukanye. Rero bari bari gushaka abakozi, hari video nakoze nujya kuri YouTube yanjye urayisangamo, ariko ndashaka kubereka ngo iyo umaze kwaplayinga kugira ngo final umenye ko application yawe yagiye bigenda bite. Dore rero aha ngaha namaze kuzuza ibisabwa nk'uko namwe nababwiye ngo mubyuzuze, ushyiramo umwirondoro yawe, ugashyitamo umwanya ushaka kwaplayinga hariho hano biri, narabiberetse muri video yatambutse, sinshaka gutinda muri iyi ngiyi, ahubwo ndashaka kugira ngo twihute tugende tugere. Iyo umaze gukanda hano kuri submit, uraza ugakanda kuri submit ugategereza, wamara gutegereza dore ahantu bahita bakujyana. Iyo umaze gutegereza urutegereza bikarodinga, bahita bafungura indi nuza, bagahita bakujyana ahantu hameze gutya. Iyo bakujyanye ahantu hameze gutya rero, nta kindi kintu uhita ukora usibye gukora kuri open app. Iyo ufitemo WhatsApp nyine uhita ukandaho, then wamara gukandaho bahita bakugeza ahantu, ugahita ukanda send, bahita bakugeza ahantu ugiye kohereza dokima zawe, then wamara kuzohereza reka mbereke wenda nimero, bahita bagusubiza gutya kuri WhatsApp. Mutegereze gato, nawe nshaka gutinda, nshaka kubereka uburyo ki process yose igenda, ku buryo birangiza kuko twagarukiye aho umara kuzuza imyirondoro ntaberetse uko bigenda. Uhita uza hano, dore nk'iyi submission yanjye ngiyi hano ahantu iri, nahise nkanda kuri send. Kano kantu niko bahita bakwereka kameze nka message, ukagasendinga. Then noneho iyo ushaka kureba application yawe uko ihagaze, iyo ushaka kureba application yawe uko ihagaze, cyangwa se dokima zawe na dossier yawe aho iri, ukanda kuri iyi link yanditseho hano handitse view, ibi bigambo by'ubururu byinshi biri hano hasi, uhita ubikandaho. Amara kubikandaho bagahita bakujyana muri Google Chrome, bikajya kurodinga, wowe urategereza, then ugahita ubona yuko wagize gute ibyo waplayinzeho. Uhita ubona aho waplayinze, amazina yawe, ugahita ubona kuri new, then wamara kubibona kuri new ukabona email yawe na nimero washyizeho, then ukaza kubona imyirondoro yose watanze ihari, ibyo washyizemo byose biba bigize gute, biba bihari. Ukareba aha ngaha niho utegerereza, ukamenya ngo ubundi niho ugenda viewing, ukamenya niba application yawe yemewe, niba yabaye rejected cyangwa se niba yabaye shortlisted. Ndabakunda rero, ntabwo nshaka gutinda, ahubwo rari kugira ngo mbereke aka kantu. Niba rero waraplayinze cyangwa warabonye video yo kwaplayinga, niba utarayibona ukaguye kuri iyi video ari uhingukiyeho, reba muri description y'iyi video cyangwa se usuri channel yanjye, ukanda hano hantu ari izina ryanditse Skillnet Rwanda, urebe mu video yose uretse ubona step by step ujye wakaplayinga. Ubundi mbabwire ngo kandi niba ushaka kuguhura n'amahirwe, intego yacu dufite duhuza abanyarwanda n'amahirwe, ndetse tukabahuza n'ikoranabuhanga, niyo slogan ya Skillnet Rwanda. Rero niba ushaka kuza ngo tuguhuze n'amahirwe mu burezi, ushobora kuba ukeneye kwiga, tuguhuza n'aho bari gutanga scholarship, tukakwereka uburyo ushaka kuzaplayingaho neza. Hariho ama scholarship menshi nagiye nkora, urugero nka UTAB biri gusaba muri iyi minsi. Niba ushaka gusaba video biri bikwereka n'ibisabwa byose, video ebyiri zirahari, nazo ugenda uzirebe. Rero reka mbabwire ngo ndabakunda, reka ne gufata umwanya munini, naberekaga iyi update yo kuri aba bakozi bo kuri buysellorrent.com, uburyo ki ushobora kwaplayinga ukana trackinga ko application yawe yagezeyo. Ndabakunda cyane, ngaho duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.